Ndi papa sava. Ahubwo reka duhere wenda ku gahiye. Yego. Ku gahiye. Jewe na ariko je nihera ku gahiye nyine. Hanyuma ku gahiye. Abandi nibagera ku mitobe. Gahiye ndumva twashyiramo amakarito nk'atanu y'ibyuma. Umuntu agasaranguka akavukana n'akana ari mu mwuka. Nta bibazo. Oya amakarito y'ibyuma. Amakarito atanu y'ibyuma. Igitekerezo cy'emenga ni ikiganda bwana kari buvuke. Ibintu by'ibibazo, ibintu by'utuntu nk'utwo tuba mu muryango wanjye nasukize hasi. Amakarito atanu. Nyine njye ndimo kuvuga reka buri wese atange igitekerezo tuze kujyana. Sawa, reka ubwira ibyuma byandika. Ababishyira ibyuma ugasarama. Wowe urabyumva. Jewe ukuntu ndimo ndabyumva. Ndumva mwashyiramo fanta nyinshi kuko hajemo ibintu byinshi. Nta kibazo. Agasembuye. Okay na fanta basi. Tubanje agasembuye. Niba utari mu bari mu gasembuye rurira fanta nazo ziraza urayisanga muri. Ariko umva reka mbere. Uko byamera kose tuzi umubare tuzaba dufite n'abashyitsi tuzagira. Uko byamera kose. Oya tugereranye. Tumenye ngo ni dukiramo icyo kunywa tuzashyiramo ibi ngibi bihiye. Noneho nihagera ku mitobe nabyo tumenye ngo namakeza yewe nanditse rimwe agahiye uwa mbere avuze ibyuma uwa kabiri ninde yego jewe ndumva twazashaka uriya musaza ujya ukunda kwenga intuza rura rwagwa rw'umwikamire akadushakira nk'ijerekani irimo ubuki igitekerezo cye harimo abantu bazana ibitekerezo by'ubuye urwagwa njye numvaga rero ziriya byeri buriya zirafasha tukareba nyine amakazi yaduhaza niba ari udupeti niba twashiramo n'inini njya mbona abandimbati bakunda ibinini undi yego twakoresheje amafaranga menshi uba twashyiramo agacupa ka wisiki menshi turafite rwose amafaranga ni igitekerezo nabyo nawe ni igitekerezo njye ndi kumva twashaka urucupa runini nyine rwa rikeri runini noneho aho kugura ibyo byuma kuko ushobora no gusanga ari abatanga ibyuma noneho tukazana biriya bicupa binini nta nibyo bitagira ingaruka akaba ari byo tuguramo urucupa runini tukagenda tunywa kuri mitsingi noneho ugahoresha ya yindi njye niko ndi kubyumva ugatera nk'ishoti tugatera udushoti ariko njye nta n'igitekerezo ku byerekeranye n'inzoga yewe izi nzoga zose twarazinyweye inyinshi kandi ibi bintu nitwe turi kubitegura ni ibyacu kandi niwo munsi tuzaba duhuriyeho wo kwinezeza kuki tutafata izo za Jack Daniel tudakunze kubona urumva tugafata izo za Johnson tudakunze kubona tukavanga inzoga zose urumva na za Moet erega buriya twanywa na Moet iriya Moet bajya bavuga ihenda uziko kunywa ibintu utamenyereye byakugarika ingaruka rimwe uwo munsi ntacyo tuzaba turabira ni umunsi ni ukugendana n'ivuka ibyo bya Yesu ni ukujyana n'ivuka rya Yesu tuzandabirana ku ivuka rya Kirisitu ntabwo tuzandabirana kutazakora byibura nako gaporto nkagasoma ubwo hari mbanzongera kugasoma nk'ibyo rero umuntu azagenda ariko mwikumva ko umunsi wo kwishimisha ari ugusinga kwishima ntabwo ari no gusinga none se ubu nk'abagabo turimo turategura ikintu cyacu ari twe tukitegurira kubera iki tutakirinda kuzahunahuna tugenda duhunahuna mu aho babyiguriye cyangwa umuntu ajya kubivumba twebwe tukaba ari twe twabyitegurira none aho kuzagenda tururumba ku bandi bagabo bamwe b'abakire baba babifite natwe tukaba bakira umunsi umwe ariko izo nzoga zikomeye oya uretse twumvikana icyo numvise cyo nuko uko abantu bafite ibitekerezo n'ubundi hariho ibyifuzo hari uwavuze ibyuma uwavuze ibyuma tuza gusanga byahwana na whisky n'ubundi ahari ngewe uko nabyumvaga
twafata nk'utwuma tubiri uducupa tubiri apana uretse tubiri sibyo urwagwa tugashaka iki ibido ariko tukiri kurwagwa uretse urwagwa umuntu yanaruvumba tukironakuramo tugomba urumva ni umunsi mukuru tuzaba turimo urwagwa tugomba kwengesha tukari umuntu uzi kwenga akatwengera urwagwa ruryoshye washyiriramo ubuki icyo nshaka nta kibazo urwagwa rwo nta kibazo ku mafaranga nimutamwongeraho ku ijerekani mumwongereho murenzeho nka 5 kugira ngo azaduhe inzoga iryoshye ubuze amacupa abiri urwagwa raruhorana twumvikane uriya umuntu yavuze icyuma si uko aba ayoboye ko wisi kibaho ni uko ibyo byuma aba ari byo agize ate iyo umuntu avuze urwagwa ni uko n'urwagwa ari rwo aba agize ate kidahita zabimwe rwose hanyuma ibyo byuma uzaze ubwo tuvuze amacupa abiri y'ibyuma ibidi imwe y'iki y'urwagwa cyangwa ka 15 ese nidashira tuzayimena ibi rero ni zambura ubundi umuntu aranyweye umuntu ariye ngo agize cyangwa tukanibiguriramo ariko tuzaba twinegura iki twari twenyine ariko saba imana uretse ubwo tuvuze amacupa abiri y'ibyuma aka 15 k'urwagwa byeri tuvange dufate ikaze dufate ubupeti hajyemo amusiteri hajyemo amusiteri tugire ikaze imwe cyangwa abiri ubwo niba mugiye kuvanga na za turubo muzishyiremo ni nk'amakaziyane none se uruvange noneho wisiki hari uwayivuze icupa rimwe yego rwose aho turagenda nta kibazo hanyuma izidasanzwe hari ababuze Jack Daniel na Moet ibyo byose ntabwo twajya kubimwa murahitamo kimwe kiba ari Jack Daniel cyangwa kiba ari Moet ariko mwaretse tukanywa ka Porto Porto ni iki? nasi uko atayizi ari wowe Porto ntabwo nyizi mwakagombye kuyiguta rero kuri uriya munsi Porto ntabwo nyizi reka tugiremo tubwira ko gashyara Jack Daniel sari ikigutwara nta kintu mwaragiye uziko reka dushyiremo icupa rimwe rya Jack Daniel jewe ndi huruturi nzoga intera mu nda nta n'inyama ubwo ntabwo wacibwamo hasi no hejuru wowe ibintu ibyo bya Porto ni Porto ibyo abanywa agasembuye birabonetse tugeze kuki ibyo kurya ibidasembuye ntibagiye yuko hari kurya nyine hari abanywa akadasembuye ibya fanta se ibyo bya fanta byo ni ibintu birenze ubundi se uretse uriya muhungu w'ubwanwa ariko rero kubera ko abanywa ibidasembuye ni bake ahubwo numva nka kuriya twagiye tugabanya urwagwa twarwongera tukazaga kuri bije waretse tukabumva ko azatumira nabo bari muri uretse panashi ibintu bidasembuye ni jine ubundi bagiye bakashigishisha cyangwa papa sava hari na ji bagura bagafungura imwe kano kaji nka litiro 5 bagafunguramo aka 15 bakababamo uretse abari baduha umwanya ibyo bintu ntubinywa none urabitanga kwinama uretse gatoya igihe bazana imana kuvuga ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo tujye gushigisha hari fanta muzashyiremo fanta mushyiremo panashi n'ababavariya erega hari na vendo musozi iriya veno na rikorize ubuse kuki aba ntabwo bagora abanyamituwe ntabwo bagora ni mu masoko mu bagore ngo ni veno na rikorize yego ubu baraje sigura ngahe mwese yanyu twabajayigura twabyumvise tuzashaka ve imwe none rukorize champagne none rukorize hanyuma nikaza y'iki ivanze panashe fanta na bavaria none rukorize oya papa sava twebwe twashizemo urwagwa ngo nta mutobe ujemo ibyo byose birahenze gabanya kwizo ngizo zishire mu mutobe no make Papa Sava reka nk'ibyifuzo mwina Papa Sava reka mwere
bandikire umutobe karindwi papa sava mwibuke ko hari abajya baza bigize ngo bamafanta mwarangiza mukatunywera no ku nzoga ese narababonye amusasa ubushize je muhisamo ikintu kimwe none se ubu ibyo nta kibazo nta kibazo umutobe 5 litre hanyuma ikaza ya ivanze ushireho n'ikarito y'amazi amazi twatwayibagiwe tuyahurira amazi muyibuke none arukorize na champagne none arukorize yego si ibyo n'ikarito y'amazi amazi nayanditse amazi ari hano kuri se champagne hanyuma twimukire ku byo kurya rero byo kurya ntabwo bitugora ndimbati se ko byamunaniye ko atakirya aho ndashaka ko tugenda winca mu ijambo tukareba inka y'ibuguma urayibona nziza umugabo w'ugumaze icyari cyo tukadandura amakoma uzi kuntu uvuga tukazitera imirwi twamara kuzitera ariko si ko bica mu ijambo kugira ngo mvugire twamara kuzitera imirwi kurikira ndimba wabyishe byose ibuguma wavuze nk'ishaje ndetse turagira nk'ishaje none se baryinya wowe mureke avuge igitekerezo sinabivuze ntibazasarambuka nuko rata twamara kwitera imirwi gutya nanjye nkamanukana ku rutugu umuhigo wanjye si wawe se buretse se urumva ko inka yose ukutungana duteye n'imirwi umuntu mu gitondo Yezu yaragize atavukanye nanjye hakubita akaboyiro bimwe by'abubu ni gute se ntaba mbaye umugabo nkasubira ku kazi urumva nijoro twaraye dusarangutse mu gitondo nkubitanye na boyiro n'agatungo nk'ishaje twayiteye imirwi twayibaza nese wowe kuri ngubu inanga basaba yuko inyama ziba zaraye muri firigo nicyo naringiye kuvuga ubu turajya gusasa amakoma tubagira inka dutera imirwi isazi zituma utazi aho zivuye nese ubundi iyo mirwi ko uzaba uyitanye iwanyu twebwe tuzatugiye guhurira ikirori bizabera kandi yibuke ko Nsabimana yigeze kuvuga ko yatahana urwago rusagutse turamukwama duti kuzabura ujyana none ugiye gupfunyika inyuma wowe none wowe ako karanso ariko hari igitekerezo na turaje ntabwo tubitije turaje kabisa muduhe iminota twashoje papa sava twanzure igitekerezo nari mfite wenda namwe mu cyumviho niba twakigorora kikaba n'umwanzuro ko dufite ratungi zikotsa dushatse veterineri bakagushakira imfizi nziza akayipima tukayigabagwa akayokereza aho ngaho rwose akayitunganya ibyo murabyumva nk'iki nta kibazo mbere y'uko watunge avuga ubwo haryaho yaba henjoye inzara nicyo nashakaga kuvuga nanjye ni umunsi wanjye wo kwidagadura no kwishima nanjye nzaba ndi mu myotsi twashaka mu bigoro watunge akamuhagarara ajya muri aho ubwo watunge birasobanutse ahubwo bano bagore ko basheze ngo hano bazakorera twe tuzakorera bafashe hano ntabwo ureba ko tukiri kure turacyategura umunsi mukuru wacu muri twe harimo n'abataratanga kotizasiyo ahubwo bayihutishe aho tuzakora ntituzabura tuzaba ari nyine urumva ngo bashaka kubyina ngo bisanze kandi namwe niko mwavuze namwe mushaka ngo kwisanzura ngo ntawe ugushima nibyo reka noneho twebwe ibiganiro tubikomereze kuri WhatsApp urubuga tubikomereze noneho tubaho umwana mama sava ubwira abantu bawe baze ubwo gahunda niyo ngiyo ahubwo kuri ako kantu ka kotizasiyo ubona uzajyemo akabenzi se tumeze nabi tumeze nabi uraba neza uraba ariko twavuganye gitari nimwicara yavuze pe ntabwo tuzaba nimwicare mbwira imvura ikagwa tutarasubiza
bayariye mureke tugire vuba ntusenge dutangira usenge dusoza ufite guhubuka ukagira abakozi abayumva nyine suba wumva ziraticaye aho ngaho umva rero mbabwire sibyo murabizi kugeza iki gihe amafaranga dufite miliyoni imwe njyewe ikintu ndi kubona turi bwongere amafaranga dufite miliyoni n'ibihumbi 83 nyine nkurikije miliyoni uri kuvuga ubwonko rero tuzashyiramo na transport tuyishyiremo nyine nibyo ndi kuvuga yuko uko ndi kubibona amafaranga tukatumvikana ibyo tuzayakoresha arakanishaka mumbabarire rwose simvuze ngo ni ukubarusha umuvugira umuntu avuga ibyo abwiwe ubwo umwe aravuga ya n'undi avuga ibintu turagera twavuganye se ko turi bumare iminota mike wowe wihera kuri budget ku mafaranga dufite uzi impamvu turi buhere kuri dutegura none si urwo turabitegura dukurikije umva nyine mbanze mbabwire njyewe ikintu ndi kubabwira ni ukuvuga ngo budget dufite ni miliyoni n'ibihumbi 83 ibyo mupanga byose murabipanga dukurikije amafaranga cyangwa se tubanze twemeze ko turi bwongera amafaranga mu gihe amafaranga ari bube yiyongereye sinzi uko iyo bababwire ko mbyumva numva twabaza tugapangira ayo ngo dufite twamara kubona aburaho ibyo dushaka bitavamo tukabona kongera abantu Marigo tuzabanza tubwire Marigo sari tumaze kuvugana ndafibwira wowe ikintu utekereza twaheraho kibanze reka mbabwire nubwo amasaba avuze mukabipinga ariko aya mafaranga ni make pe cyangwa se tubigabanyemo kabiri dufata ayo mafaranga komeza abayo ngayo no ibyo kuzagura ibintu byose niba ari imyenda niba ari ibiki byose bizagurwe ku ruhande bidakozwe muri ayo mafaranga ibyo nabyo byasa icyo gitekerezo cyawe sinyanze nanjye rero ikintu nakongera reka nkubwire kugeza ubu ngubu twese turacyari mu bitekerezo tuvuga ngo tuzakora ibi tuzambara uko tuzagira gute ntabyo twigeze dukonfirma ubushize murabizi ni mureke tubanza tumenye ngo dukeneye iki noneho nitumara kumenya ibintu byose tuzakora uwo munsi mbega tuwushushanye nitumara kubimenya turaza kumenya iki turamenya amafaranga dukeneye ni nabwo biri butwereke yuko amafaranga ari make ari agatonyanga mu nyanja cyangwa se wenda hagije nubwo gusa mu bintu byose tugomba gutandukanya umunsi mukuru wacu n'uw'abagabo tugomba kubarusha ku buryo bazifuza ibirori byacu ikintu nshaka bavandimwe beza amambere umunsi mukuru washize muzi ibintu mwadukoze ntabwo nshaka kuzabona indagara ikirori cyacu sinzi ishaka ndashaka ko muzashaka ihene izi z'amasekurume meza umuntu ashikuza kumva ari kumera neza urumva tuzanye inyama tuzihage apana bya bindi mwadukubitiye mu kadeye mukatujijisha ahandi mukazana ifu ntabwo tubishaka uwo munsi ndashaka kuzarya inyama nkazihaga none se gitari amafaranga twe twatanze ntuyibuka none se ubundi reka nkubaze nk'ubu muravuze ngo tuzabaga ihene twari kuzarya nk'abasirimu njyewe icyo ntekereza numvaga tuzakora ibintu birenze nubwo nciye mu ijambo nari nyikomeza ikindi twagera ku kinyobwa mumenye ko noneho nanjye ntaziteza primus ndashaka kuzanywa ya yindi bita wayini ntabona wayini nkanywa musiteri yo biraza kutwereka amafaranga dufite ko ari make reba nk'ubu yatanze ibihumbi 10 uri kuvuga ihene reka turaza kureba ibyo kongera amafaranga tuzarya inyama tukazihaga tukanywa na wayini icyo ni igitekerezo cyiza reka twumve na Suzanne iki nanjye hari ikintu ntekereza kuri uwo munsi ukuntu ndimo kushushanya murabizi twese nk'abadamu ntekereza ko nta muntu n'umwe ufite ikintu apfa na mugenzi we mwaretse tukazapanga akantu ka kakawete tugatomborana noneho uriya munsi wenda urugero niba natomboye nyiragitariyo cyangwa natomboye dativa n'umubano dufitanye ugakomeza ukiyongera nibyo ariko ibyo bintu twagakwiye kubishyira inyuma mureke tubanze turebe mu kirori cyacu dukeneye kurya sibyo mu kirori cyacu dukeneye dekorasiyo mu kirori cyacu dukeneye ifoto
by'ifoto nta cyabaye. ikindi ku bintu by'ifoto reka mbabwize ukuri mama sava na kidomange ubushize mwazanye kepoint kandi atanga amafoto make kugira ngo azaguhe ifoto kepoint cyo ni intambara uretse no kubanza gusakuza kuko tuba twamwishyuye ngewe ndashaka sumani ariko hari n'undi muntu kepoint buriya yarandakaje mbere yo gutekereza kuri asumani ubushize murabizi ko ariyo wadufotoye mu mubatizo wa sava kwa ko yasinze yaretse inzoga se byabujije ko yaduhaye amafoto arimo none se asumani aguha amafoto nako asumani wonya ubwo mufite ibyo murimo atanga amafoto sibyo bitewe nuko mwumvikanye iyo muhaye amafaranga make nta miyaga gushyiriraho umubwire bati reka mabwise ntimuvuge ngo ndivumbura ngewe kepoint ntabwo azamfotora okay no mureke mbabwire mureke dutore abari butore Usiko ntanze. abagabo barangije ibyabo ese ubu ni mwamubwiye byabize ko mudahinda iby'abagabo uyazanye ibanga uretse ko mbona ubashije oya ariko wiheza gatoya tugasoza ibyo twari reka dusoze ibyo turimo kujyana kubita mbangura tuze badamu kuki muvugira rimwe yewe wenda kubita mbangura nje kubabwira akantu inkuru nziza kandi ngira ngo mwese murabona ko twebwe twatangiye kwinjira mu gikorwa nyamukuru twifatanyije n'abagabo bagenzi banjye mwebwe rero muranabitindamo simbasize hano se ku gasantere batangiye kugira ubwoko ya mbere hatunge atangiye kwishinga iryinyo twe twanatangiye gukoteza ubu twatangiye no kurya niba icyo nashatse ko umva nyine nicyo kuba ibanga urumva ku ruhande rwacu hari ukuntu twatizanye neza ibintu byatanje nanga ku ruhande rwanyu nari nje kubabwira agakoryo nakira biriya soma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31 we tujya tugenda gato kugira ngo uretse Suko nawe ugiye gusoma koko none se bifitanye isano n'ivuka rya Yesu ngira ngo ntabwo tubitindaho n'iby'ivuka rya Yesu ngira ngo n'ubundi niyo njyana nyamukuru ngiye rero nafite akayiti kandi kesi urabona murimo gupanga ibintu by'amafoto nabyumvishe muvuga haruguru watwumvishe nyine nabyumvise muranashega muvuga iby'amadekorasiyo twibyo ntabwo tubirimo muvuga iby'ama-makeup n'amafoto ngewe nashaka kugira ngo mbereke ko ibyo bintu n'ubundi umushinga nubwo mwawupanga bizatuma izo protokole nyinshi zo kunyuranyuranamo kwa hato na hato no kujya muri utwo tuntu twose mutabona uko mwinjoyinga umunsi mwaretse njye nkazazana umuntu w'umu-expert bivuga mu kinyarwanda umuntu w'inararibonye akaba ari gukora ibyo bya dekorasiyo mwemugarana bagafata amafoto mwemuraba ibyo kubatera make-up niyo mwava mu rugo mutabyisize twazana umuntu w'umukobwa mwiza nyine ntabwo zabura ndi kuvuga yuko njye nazana umukobwa ubikora mu buryo bw'umwuga akabibasiga ku mafaranga make twaragize ibijyanye no kotsa n'ibiki byose n'ubundi mutazashuduka abagabo babashyize mu bikoni mukaza munanuka imyotsi hagati y'abagabo nabwo tukazana umuntu ubiteka twe ntabwo turi kumwe n'abagabo ni kuvuga nyine ibyanyu kugira ngo bizagaragare neza n'ayo mafoto muyafotore nyine mutacuye nta gihunga murye mwinjoyinge mumeze neza njye nkababera coordinator numva ko ukaba coordinator njye nkaba event organizer wanyu ubwo se nkubaze nugenda nutubera uko bivuze abagabo kabajyamo kadutinza tugakererwa ikirori cyacu kikabera mwivanga iby'abagabo none se digidi abagabo ntabwo tuzi amasaha bazasohokera nta nubwo tuzi gahunda uretse ngende kukubaza ikibazo nta nubwo tuzi gahunda zabo uko ziteye urambwira yuko uzaba uri mu bagabo ukaba no mu bagore cyane yararangije kubwira uruhande mpagazeho ni urwanyu kugira ngo muzabifite hari utuntu turi gupanga natwe reka two kugenda twakubitamo ingingo ntitwaje kubabwira mwa bintu noneho mwebwe ku ruhande rwanyu muzaba mwadizayininze icya mbere twazanye umuntu utegura iyo pati mu buryo bwo gutumuka niwe uzajya ushinzwe ibyo by'amadekorasiyo
ushinzwe ibyo byo guteka, ushinzwe ibyo bintu bya hato na hato, kubatuma, kuzana ayo mayoga, ibice byose mwebwe mwicaye muri aho ngaho murimo kwinjoyinga mumeze neza. badusiga amahina Jewe basiga amahina mwebwe mumeze neza, ibintu biri kwikora. None akandi kantu keza karimo kubera ko umusari n'igihe usanga wenda rimwe na rimwe bibaye nkeya bibaye bike bitewe na budget, mwebwe muzaba muri aho murya neza, abagabo barimo bari kubita za tunuri na za ntuza zirimo zibamenagura gahanga. Hari ikintu numvisemo ibintu bya digidigi birimo akantu kasaba ibintu byanjye birimo akantu kugira ngo tuzabe duca tuze kujya mu kirori uri kunuka ibitunguru uri kunuka umwotsi make up itagufashe umva ratangiye mbanze nkubaze erega gitaro nubwo uri kumbwira ngo nceceke wibuke ko ibintu nanjye mwabishyize ku mutwe sibyo umva mbanze nkubaze uwo mudekorateri dekorasiyo tuzamuha niyo azakora dekorasiyo muzamuha none uburyo azarenza kuyikora nge nzaba ndimo kuyikurikira uzabuhari uzateka azateka nk'uko tubishaka reka nkwereke uretse nkwereke urabona hari nk'abantu wenda usanga bakunda kurya wenda nk'inyama bajya nko kwisorera bakirukanyira nk'amaguru y'inkoko zizaba ziteguye ku buryo umuntu uzarya akaboko nako azajya yumva kameze nk'inkoko bivuze aho tutabonye inkoko muri kugurisha njyewe mbabwire ibi bintu ngewe ntabwo nshyigikiye digidigi. Ubu ni ukuvuga ko muri aba bagore bose ko tubona habuze umuntu n'umwe wabasha koganeza bino bintu. Wibuka ariko ko ari kuri Noheli, wibuka ko ari kuri Noheli nacyo ukibuke. Suzareka nkubaze tuzaba turi kwiruka muri dekorasiyo bari no kudutera make up bishoboke. Ariko se reka nkubaze twese ubwiwe n'iki ko make up zizaba uwo munsi, wenda ntabwo ngewe uwo munsi nzaba nazikunze. Ugomba kwisiga nyine umva ngo ntabwo ari itegeko ngewe ibintu birimo digidigi wacu nawe kwihutse kuko mw'abantu mwe mwumve n'imvura igiye guhinda kandi turashaka kugenda tukitegura. Njyewe hari ikintu nibaza kuri digidigi. Digidigi buriya yashyizemo ibintu akabishyiramo neza bikunze, buriya ni umusirimu. Digidigi buriya rwose abagore ni tayari abazi kandi ko ataduyemukira. Rero digidigi mumfashije twamwemera mbona uzi utuntu ubone ibyo n'ibyo ariko gukora kuko urabizi ko hano tugira wewe kwihambira ku mirimo icara nawe utuze. Urabizi tuwayina abagore bakunda amawayini buriya mugomba no gucungana yuko muzatangira kunywa akazuba karenze. Burya unywa izuba rirenze ni gunywa cyane, ibyo nabyo mubyiteho. Nibwo none ari ya foto muri kuvuga nubwo mwagiye murwanya ke point ngo napfa gutanga amafoto mujya kwifotoza mwacuye noneho ugasanga ufashe ifoto icya mbere unaniwe n'iki. Dore rero ukuntu ibintu bizagenda ibyo bijyanye n'amawayini twe tuzicara dukurikije intuza nkawe tuvuge wenda iyo muryama nkasangaye igihe mutangiye akanama k'itsinda nka saa tatu wowe rero uzanga noneho Swift intuza yayindi ya Swift idafite ikakama ryinshi urumva kuko umwe muryama saa tatu ariko bamwe baba bafatirana noneho kigenda gakeya nkubaze uzaba event organizer yego wo kuri uwo munsi icyo gihe ntuzaba uri kumwe n'abagabo yego hanyuma se ko uzaba event organizer ubwo ni ukuvuga ngo kuva kuri transport tuva mu rugo kugera hariya uzaba ubirimo none se ibyo bintu bizagufata amafaranga angahe ubwica nk'icyo buriya ngera ntegereje ko ukomeza gutsimbara rutabyumva ngahita nigendera ahantu hose ntugire muri aka kantu muri kugakora mwenyine urumva ubu ngubu piga nzenze nawe piga nzenze babandi baba mu kimini wabo n'abari gukanga byabo wamugani none rero icyo mwanshatse kuvuga amafaranga nkurikije murana muri abantu b'abasirimu urabona nka mukantuza muka papa savuye nguyu urabona Kidoma nge namaze iminsi ameze neza urabona nawe urumva yena ni sawa ngira ngo mwana nabitse namutara niteganyirije mwararangaye jewe turabikora gutya ndabakaturiza kuko ari byinshi gezanya bakorera for free bya service nzaba kubuntu oya nibyo hari byinshi gezaba service kubuntu miliyoni mudashyizemo ngewe ayo nzahembwa ni nkaho uretse wereke oya ni nkaho ngewe bikore ibintu ngewe byanjye ni nkaho ngewe ngiyemo ku buntu ariko miliyoni ngaho ufata none iyo dekorasiyo mwavuze ruguru mufata ibyo bintu bijyanye no guteka nabyo se tuzabyisharija bya bisorora ibiyaga nka zabo ntabwo ari twe tuzabizana noneho binafite utubuji ducana ntabwo tuzashyiraho utuntu ku ruhande tugenda duhumuza intuza amasarade ntituzayatondeka ameze nk'imigunguza amananasi nayapanze afite utuntu turi romantike ko mu bintu wavuze ntigeze numva muri bijo watubwiye harimo n'abakameramani ibintu by'abakameramani nabivuze haruguru noneho tuzazana n'abandi bameze nk'abo muri gare bakubita ifoto igahita izamuka iki
igahita icomoka muri cya kintu. Hanyuma se digidi ko twemeje ko tuzanakora kakawete nayo uzayiyobora. Oya kakawete yo ni umugereka kugira ngo abagabo batangirire ishyari buri abantu mirongo inanda bazi ibya kakawete tuzashaka ndabiyobora ariko ikizaba nanjye muzantura. Ariko tuzaguha ubuntu ukujya ntabwo tuzaguheza amafaranga mu ntoki. Jewe se wowe uzabyorganizinga no jewe icyo uzakora njye ni coordination. Urugero rworoshye reka mbereka ukuntu ngero nongeye no kohereza mu mavansi n'iyanga yose mureno no kunjye no digidi ubundi usanzwe ukora ama event nka organizing none se ako kantu ko kuba ndi event manager organizer nagakuye njye no organize ama event jewe basigaye banamamagara njye najya no muri mama sava turamusiga nta hantu magaze mfite impungenge ariko mufite impungenge oya turamusiga wowe uretse mu bitekerezo makeya sibyo none mugiye gushiraho none ko ari kuvuga ngo muzamuhemba nababwiye mama sava none ikintu cyoroshye reka mbereka kugira ngo none mborohereze njye mborohereze mu 800 muzampa 200 basi birangiye. Mureke mbabwire mu masafa icyo si igitekerezo cyiza. Ntabwo turi burara ahangaha. Fata amafaranga uheze digidi 800 kuri telefone mutavugana na muri ngemo yahaye. Nituyafite 800 fata amafaranga uyamuhereze. Uyakire kuri telefone yanjye. Isigaye ni iki? Wowe uzubahirize amasaha. Sibyo uzubahirize amasaha. Decoration turazakoherereza ifoto ya decoration. Tukoherereze menu y'ibiryo tuzarya. Sibyo? Ikindi abakameramani turashaka Sumani. Ntacyo ntwaye. Cyangwa uzane babiri. Asumani gahunda jewe nuko Asumani. Cyangwa uzane babiri. Oya vuga ukuntu bimeze. Asumani buriya company yacu ni twebwe tumanaginga. Ariko mba nanze kuvuga ibintu. Cyangwa uzane babiri. Uzane babiri ntari ariko ikintu twakongera ngo tubaye digidigi ibi bintu byose mama sapa ntabwo ni ruhande rwe araguma iruhande rwe aho igisigaye abadamu igisabire ntabwo twaguha ngo dukore oya reka digidigi dukore uretse twazure gutya ibi bintu n'ubundi tubiguhaye ntabwo wabiyobora reka tubihe ababishoboye mama sapa reka nta kintu nge bintwaye ari byemeje nanjye zari impungenge gusa nta kibazo kubiha digidigi nge ntacyo bintwaye n'ayo mafaranga bayaguhe ariko habeho inyandiko amafaranga bayaguhe nta kibazo uzabitegure ariko dukorane n'inyandiko rwose reka nkubaze Suza digidigi we murahanye ubu digidigi n'umuntu waduhemukira tukagira ikibazo reka mbabwire erega mama sava yewe niyo nyandiko twanayigushyire mu maboko amafaranga afite mereza Bibiliya ngiye reka mbereka ukuntu noneho ibintu biba bigomba gukorwa mu buryo bw'byizera kandi mba nabitangiye mwa bagore mwe buriya ntimwone imbaraga banashize muri ibi bintu byanjye kugira ngo nanjye mbibone icyo ngiye gukora ni iki nimushaka muyashyire kuri telefone yanjye sibyo ibyo 800 hasigare 200 icyo si ingingo ya mbere yo kuba mbakaturiye icya kabiri rwo rubwo ndabanyatwaye sara bagiye muri kuri telefone icya gatatu niba ari ndahira umuvuga jewe digidigi jabo siko imbere y'Imana haki ya Mungu wereka mbirahirire ndahiye yuko ntazahemukira aba bagore bose uko barangaye imbere yanjye nzabakorera ibintu urumva nkabikora neza kugeza igihe buri wese anyuzwe digidigi ngenda kwizeye undi ugize nana nkore mu ntoki si tubyemeranyijwe ko tujya kuyamuha twamwishe oya fiyamuha urumva mu amafaranga 0.8 aha 0.8 didasiye tugiye kuyamuha byarangiye ariko mu masaha twatemeranyijwe ntitubyemeye ahubwo icyanyuma ntacyo reka tuzambara umutuku n'umukara izo kode zindi zana 0.8 umweru n'umukara ahantu hose baba bambaye umutuku neza tuzambara iki umweru n'umukara nibyo biba bikeye oya nta mweru n'umukara bambaye umukara digidigi jabo niyo mazina oya umutuku wawe basi muzambara umweru wonyine si okay muzawambare umukara muzawambare umweru muzawambare kuri noza amafaranga yereka message nayamuhaye okay sawa rero genda rero twikomereze gahunda zacu no rero mukomeze mu enjoying kandi noneho kandi kantu keza muzajye mugerageza noneho mujye mwegera abagabo banyu mujye mugaragaza yuko muri kubafuhira bita bituma abagabo abasha bagezemo babura ibiganiro telefone digidi jya witaba telefone ubura amabara tuzambara njyewe ikintu mbona twahuriraho twese didasiye ntugire ikanzu y'umutuku
ntabwo se nayibura y'ikintu mwaretse kugira ngo bitatuvuna tugashaka umwenda twese twahuriraho nanjye umutuku ndawukira oya mutuku mumbabarire ese wowe urashaka wowe tuzambara umukara ese mama uracyaterana ako papa saba we ariko twebwe ko tutaje kuko igiti avuye hano yivuga mufitanye iyihe gahunda ariko twamutwaye nta hantu nta gakiri umugabo ngubu ubudigidigi niwe event organizer wacu mwebwe twebwe ikintu tuzaba twagira ngo turakina urasetsa ikintu tuzaba turabizi girl ni ukudusiga makeup tukambara neza tukarya twifotoza ongera ukuntu yicaye niko tuzaba twicaye gutya tugeretse akaguru kumva abandi turambije digidigi ni ubishinzwe amafaranga twamaze kujya guteka ibya dekorasiyo $800 digidigi ijambo weretse mesaje weretse mesaje byose azabidukucaho atekereza umuntu watwemereye kutuzanira sumani akaduha ifoto ubona ashaje n'iminkanyari ngo azajya igenda ngo nta gikara kizaba cyemewe ahubwo ntibadufuhire ariko n'abavumyi mbabwire inshuti zanjye umva mbabwire ngiye buriya papa sava ndebe igihuru kizaturumbukamo igihunyira nkavuga ni niki nareba imbwa ibwegetse imbwakazi nkavuga ni iyi ngiyi irabyara igiherumwe nta shyari mbagiriye urarifite reka ejo twese nijoro dutashye bihuriye n'ibyo uvuze tuzabe turi kwizihiza iki uko twaryohewe igice ku kindi hari ikindi